Welcome to my YouTube channel. Abatanze nitwa Cynthia Chichi TV show nkaba ndi kumwe na Yakamwana na Nzovu ndetse n'Inyogoye. Nkuko mubizi rero yakamaze iminsi yarashatse ubu ngubu twahuye nayo gatubwira ibyiza. Atubwira ibyiza byo ko umupapa. Watsengambika amajoro. Umeze nk'itafari ryantuze. Afande. Yaruri. Ushobora kutubwira ibyiza. Ngana za majoro. Na za majoro na kati ya FRDC. Tango tunazana bapeti oyo, tango tunazana basivile oyo. Tango tunazana basivile oyo bozara kweba kingana za soda. Ukomeze kunduka wanje. Uko dututsa ngo turabasivile Nyogoye. None se murumva. Kandi turabasivile. Nose abasivile ni igisirikari wakoze kivuge. Nago muri abasivile se. Niba uri umusirikari nyawe. Manuka hariya sitwicaye muri etage yo hejuru. Agwe hasi. Abakomanda. Nimba warakoze uri major. Manuke ncurana. Gaho bikore. Sha. Cynthia. Ore kudacomoka. Cynthia Chichiyonge kukubonaho. Icyo nababwira cyo umusivile n'umusirikare turatandukanye icyo mujye mukimenye neza. Agakantu ndi gukora murakazi kano bakita buka bere penza yamboka Nagahishije kuno muhungu yakoze igisirikare cya Gisekedi. Urakize oya ingosha nasanga kati ya FRDC abantu bambara ingofero gusa niyo mpamvu nigeze kushigoma numva ari kubwira ngo we kuja ndiruka kuja hapa ndavuga agiye kunjya ndi mu bisi ndagafusha ruka gusa icyo nashaka kubamenyesha ngende umusirikare nubwo ndi hagati y'abasivile babiri shiraho umufuniko singiye ku ariko abasivile nitwebwe tuguhemba abasivile mwebwe muramye none se president Sekedi ntiyagiye kuba president ari umusivile nanjye nabaye umusivile ariko pour le moment je suis soldat nabaye umusivile wongeyeho ko wicaye hagati y'abantu badafite abagore batandukanye n'abagore ariko bamugana babasiri bateri baranshakaye Zofu mbanye n'umugore ariko abagore twarabigeze uyu yirukanye umugore nawe umugore ni mu kibano umugore wowe umugore yarakwirukanye uyu niwe wirukanye umugore oya yarijanye uyu we umugore yaramwirukanye uyu kubera impamvu kubera amakosa ge base uburanyi wabwigeze wagiye gushaka gusa utarabaye inde ya Sodoma na nubu ntago ngisambana nanjye njya guswana n'umugore wanjye mama Sandrine noneho ega ndimo guhomba who is calling me right now yimene ara na makaro ihitibene cameraman funga kino gitelefone urabona ukuntu ari kudutuka nje nawe Nzovu ngo twebwe turi abagabo urukumva ngo kubera tukibana bacu ngo bakabari nawe ngubwo ngo turi ibiki erega sigarata ngo ngewe ngo ndagara mu gitondo na kawunga ngo n'ubugari ngo nakavanye k'ibirayi n'amazi gashiwe ngo Nzovu mugiye kubwirwa none umugore mugure ngo nisengeye n'amasogisi isenge burayifite amasaha ingo yagiye kujyama ngo aragendaga n'inkweto kuburira ati mugore ngwino uko mwananze gushaka abagore turabafite agakanya mwibagiwe kurara inyuma y'ibuno ry'umugore ukuntu biryoha ayo twarayemo waraye mu mabuno jewe isa niyo waraye mu mabuno meza umugore arahindukira kandi agahindukira kwijambo yaje guhenera bene wabo aguze umugore ugukubisa amabuno uza gusuza asuza sakanye naramwiyamye umugoranye naramwiyamye ansuriye nasohoka nkajya kurara hanze urabeshye nanga umusuzi mu buzima bana we ariko bura kugira ngo abakobwa bafite ikibuno mumenye amasoko ndangangaye bura kugira ngo umenye ko asuza akakunya kukibasura cyane mwabakobwa reka mbabyize ukuri bura kugira ngo umenye ko umugabo yahahiye urugo no kujya kumva umugore aravuze ngo ya misuzi ivuga nka feri ya ho uriya musuzunuka uranuka ukanuka rata umusuzi gupararazaga ugaragaza ko umugabo yahashye
uriya musuzi gukora mu mabare ntihagire uwongera kunzana ikiganiro cy'imisuzi ngewe ndakubwiye ngo aho ugira ngo utsure washobora ukanyaho nta muntu uragusurira nanga umusuzi mu buzima umva yakamwana ngo akunze amabyi cyane kuruta umusuzi amabyi uzi ukuntu anukayo udasuze gute ahubwo iswa wakubyaye nasuruzi yumanganye kuko iswa suzura ukumva wase kugakwenkwenuka yaka uzi umusuzi w'umugabo wanywera urwagwa bitadunda ubwonko dosiye y'imisuzi mwayiretse ko uno haje urwagwa uva ngo ikiganiro mu gihinduye imisuzi ikiganiro twari turimo mu gihinduye imisuzi ni ukuvuga ngo ikiganiro mu gihinduye imisuzi mwaje gusuragura hano mu kiganiro ese wowe ntusura ntabwo ari byiza n'uruhinja rurasuraga ahubwo we tubwira impamvu abantu basuraga we icyo nemera kanyombya haswawe kanabikwereka akazamuka gutya agahita asura neza dosiye y'imisuzi mubare murangiza iyi dosiye y'imisuzi mubare iyi dosiye y'imisuzi no ahubwo mwambabariye mugasubirana n'abagore banyu aha abagore bacu se ufite abana bane wagize amahirwe ubana na Dusabe umugore ngo nanatwi nzofunga afite abana bangahe bane nawe wa gatanu uratubarira abana wabyaye bawe yaka umaze kubyara bizamurusha aratwite sha yaka kubyara bizakurusha tuceceke two kubivuga cyane yaka reka tubyihorere yaka kubyara buriya bizakunaniza kubera iki kubera ko uri kudutuka narimo kwiteganyiriza ari kudutuka nzanirwa guha buri kintu cya mbere ngewe n'umugore nashatse ikintu cya mbere nzi guha kawunga iri mu nzu agafuka k'umuceri kari mu nzu mfite kilo 20 z'ibirayi mu nzu hari litiro 5 z'amavuta ubwo tugiye twabisangayo muze mujye nimushaka aka kanya dutege turari wawe abantu bagaturare yakamwana ducumbikire yakamwana kubera ko ari umugeni azanye umugore vuba wajya kurari we kubera afite umugore mushasha namwitaga kira umugore mushasha bamwitaga iki umugore uri kuri himbi abagari ku ruhimbi bari kumucanira umwotsi n'umuriro gukaragututse umugore ngo ari ku ruhimbi uruhimbi uraruzi uruhimbi rw'abadive hari ahantu bajya ubundi ni uko umuco gwatakaye wazanaga umugore akamara iminsi ku ruhimbi uruhimbi uraruzi cyari cyo agasozi umuco akako uruhimbi nzi ko uruhimbi ari urw'abarozi ni urw'abarozi uruhimbi bazarutubwira komenti baratubwira ukuntu umugore uruhimbi subizi wewe cyangwa naho nyabingi yabaga uruhimbi naho nyabingi yabaga je uruhimbi ndaruzi neza uruhimbi wasanaga umukobwa afite abapfumu umukuyi wabo oya nta nyabingi mugire wabo kubera ko buno ukimorora ibitama cyane inama narakubeye ko hari wabiguteza hari bya hari wabiguturuhimbire winjijisha reka mvuge uruhimbi ni iki mudusobanurire uruhimbi iyo uzanye umugore w'umukobwa urumva aba yarasanzwe warakoze byose warubatse inzu urimo neza urimo byose wefite none uwo mugore ku ruhimbi umushanaga ku buriri bwawe ntabwo aje hafi aguma ku buriri se ntajye no kurya se mpaka ukwezi gushize ntajye kwiyuhagira se gusohoka ntibibaho agomba kubaho iyo iwabo baje kumureba basangaga yarabaye inzobe we ari umukobwa mwiza we ntiyaryaga yamubona atabagada nanabya umukobwa mwiza Bere bakomando de choke oyaya bere bakomando de choke oyaya bololo ariko yakamwana ubusambo bwa mube gatuye wambaye gutyo wambaye ngofero n'izorinete wakwiba wawe umutubuzi nambaye nico bita cordelette baraguha burambi Bukavu nabaji Bukavu hari M23 ageze ejo bundi Bukavu bita Walungu nari mfite cordelette ya situ nayizengurutagaho inshuro umukanda situ corda situ ntabwo ari umukandara babita cordelette situ ajya ni igisongo ariko ni ikigozi kinini gifite icyo bita bouclage icyo cyuma yo nyingukubise mu gahanga amaraso yitava uwo muntu agahita wemera n'amafaranga udafite n'isambuka bayigurisha ukama amafaranga
noneho ngewe ni ukuvuga ngo wari hakurya niba ngeze mu kabari nk'uko turi mu mirwano nkaba ninjiye mu kabari nywa inzoga nkanywa z'ubuntu nasohoka ukambwira ngo nimwishyure mpita namikamwe urusasu rwa karaci caka urankurikira ndakwishyura ariko amaraso yaka reka nkwibaza ikibazo ibyo bintu wambara ukabisaba Imana imbabazi wabisaba Imana imbabazi kuko abo wishe ni benshi none se Zakayo ibyo yari ega Zakayo yari umukoresha w'ikoro yarasoreshaga ariko nyuma nawe yaje kubisabira Imana imbabazi mana gakoga kanje nko gujura kakangwemo neza sinzame nkayakamwa atangiye gutekera ikindi mbabwire mwabasinzi umwe yakayoga kawe ugataha amahoro ntawe ugukubise vide ntawe wanduranyije nawe mu kabari mwabasinzi mwe mwagiye mutaha amahoro none ngareba kugira umuntu agwa inzoga ufite imbunda umubwire ngo nungurikira ndakurasa kwishura amaraso ewe garuka rambaye ntana yaka uvuga ngo abasinzi rwose bashyizeho sangahe saa 7 umusinzi ntagira isazo gutahiraho urukumva niriya hepfo wanyuzanya biho umusinzi ntagira isazo burushobora gusinda kano kanya ubusikare ukajyama hariya reka baguterura amabwiriza ya leta kanumvira ukuntu ameze saa 7 bagizeho saa 7 mu minsi isanzwe muri weekend gufunga kabari ni saa 8 inama y'abaminisitiri ikindi niba bigeze saa 5 wowe uri gucuranga ubugomba gukora iki gufunga umuziki abantu bakanywa gake gake kugira ngo udasakuriza abaturanyi urabona nk'aha mu mujyi abari abantu barayitwara barayiguriye bakajyana kubera iki hari abantu baba baryamye wowe niba ufite akabari yamase ya saa 7 mu gihe ataragira saa 5 niba bigeze gabanya volume cyangwa se ufunge radio cyangwa oya yaka nta muziki hari ibintu bagura bita ngo bigabanya sound y'umuziki bigaba babitera ku bikuta ku buryo ijwi rya radio ryawe ridasohoka munsi yasinze isazo gufunga stare zagera bazakugenze ngewe icyo nasaba ngo waruvuze umvugiye ahubwo kuri topic nari ngezeho iriya saa abayobozi bashyizeho iriya saa ya saa 7 zicumye ndera zigiwareta yakabwo ngiye mfite ikibazo bazageze iroso ziharisha umucaca mutanya kuririmba izo mudafite nta nka mufite mwebwe mwaraziriye babayirimbira ibanga nkunda nuko zirakomeza zigera kiroregwa n'amasisi sizo mwibye se babayirimbira ibanga nkunda baginga banga nuko yanzo mfite akaramo nzovu aragenda ari kwirukankara yishakira yiyobegwa karengera na runyoni ese mugina magi abahirimbiri barahunga abaginga banga utwagana nuko ziragenda zigeze Kinshasa zirahajya zirajukire zimaze kubyaguruka agiye kuzahirira ish nzovu nibyo tuzi nasigaye se ubundi mufite izihe ubundi niye mpamvu yatumye uva mu ndangamirwa ugashaka umugore mbona Imana yabikoze kugira ngo ngewe mbone mvuye mu nda uriya mugore wanjye dusabe namuhawe n'Imana ko sinigeze ntereta ese indangamirwa yigeze kwiba mu buzima bwawe baramusahuye we kuri telefone abenshi bari bazi umubare w'ibanga genda shima Imana yarageze mu byishimo mureke tuganire mwamfurana genda shima Imana yankuye mu ndaya nkasigamo nzovu usigamo namusize mu ndaya ngiye mfite umugore nta iwanjye ndabishimira Nyagasani ikindi mpamvu uriya mugore mukunda n'Imana yanyereye sinigeze ntereta sinzi wabo ubwe yaje kurishakira hano araza yaje ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ahita aza turabana ariko wari waramuteye abagira inka bagibihiye oya hari uwo yateye inda ariko iyo nda si yakamwana nka kwa kundi yari indaya sibyo warayihakanye ntabwo reka ngaruke kuri yaka wa munyamakuru we nimba umugore akora akazi k'uburaya mwijoro akaryama n'abagabo batatu aryamanye n'inyongo ye aryamanye na yaka aryamanye na nzovu
kandi twese dukoreye aho iyo nzu uzayegeka kuri njye ariko si ubundi muri bazima yamenya ari nde wari gute mukorera ubundi warateye Ninde umugore wamuteye? inda ugakorera Nyine, ubundi- wamutera iya kabiri ubundi kubera iki imwe mukorera? yarinje ntabwo wamutereye kabiri ibyo byamvagara n'ibyamvaga kubera iki mukorera aho nicyo kibazo uriya mugore wa Sodoma impamvu yayegetse kuri Yaka yabonaga Yaka ari umusitari Yaka kubera iki ukorera menshi ubundi? kabuti indeka nyegeke kuri Yaka sibyo katuyegeka kuri Yaka ariko Yaka mwana yagize guta Imana imuvugiramo aramucika kubera iki akorera aho njye nicyo kibazo Yaka ntabwo ajya akoresha Prudence kubera iki se? impamvu nkoreraho ni uko njye nigeze menyera Prudence ko njye urabona njye naturutse mu cyaro buriya abantu benshi bo mu cyaro ntabwo bazi agaciro ka Prudence ariho gusa ngewe kuva nagira mu Prudence maze kumenya icyo ari ko amaze kurwara umutezi inshuro nk'umunani akira ubwo rero nanjye iyo nyambaraga impundi urize ariko ntayambaye ubwo rero niyo mpamvu Prudence umutezi inshuro eshatu nyambaraga nayihindurira ukuntu ivanaga mu gikarito cyayo mbwire n'abandi niba uzi ko udakoresha Prudence uzagenda uhinduka uhura n'ingaruka kuko njyewe nari nariye bya bindi ngo nakurira bamba mu shashe za comment zaba ahangaha ngo nakurira bamba mu shashe ibintu nyibyo ariko njyewe nitangira kujya ndwara umutezi nyivuza nkarwara umutezi Toka Satani mu izina rya Yesu noneho niyo mpamvu agaciro nahise nga Prudence kuko uhindaya amafaranga ukarwara ukagerekaho nayo kujya kwivuza urumva niyo mpamvu rero nshuti bavandimwe urubyiruko niba kwifata bikunaniye koresha agakingirizo ukoresha agakingirizo cyangwa agakingirizo nikabura ukoresha aka gashashi kava mu isukari uzirikaho fimbo ntabwo wakwandura sida ingo wanjye ntabwo nyine karakora ufata agashashi ukakambara ukazirikaho fimbo uzi ko muzatura ikintu ukakazingazinga uzi ko muzatura ikintu noneho kugira ngo uje kwivuza ariko habaho ntuzaza ubuntu sinzi impamvu wakambara agashashi gute Prudence z'ubuntu nyine hari utuzu nka Sodoma karahari mu mijyi n'Iremera karahari mu Gasyata karahari n'igisena arakahabo dushimira na leta y'u Rwanda ahantu hose akorera indaya bagiye bashyiraho turatuzu kugira ngo abantu batandura sida leta yarebye irabona n'ubundi gufunga indaya abantu bose bashirira muri gereza baravuga ati rero hari ahantu bakorera cyane ari amasantere katwashyira utuzu bavana Prudence n'ubu yagiye najya kuzifota na saa 9 z'ijoro uwo murinzi abari nibyutse muri loji zigushira nyuragenda ukamukomanya kera nkiri umwana ese nzovuga tubeshya wowe ukoresha Prudence sendi nkiri umwana njewe Prudence ubu ni njewe narebye nese ngiye na Prudence nakoresha Prudence gute aho sidiba ntahageze cyeka abangaba ntabwo mageza sidibagahe sida kwibaga ku muryango iba kure ibaga ku muryango nayo handi ukomangira nta sida ihaba shagi ugikomanga guca naho siduru gukomanga naho ngaho buri kwikomanga ni ngenguma ku muryango urakomanga gusa ntago ujya winjira ntago ninjira iri ku muryango sida ntayihaba ku muryango iba yinje none se sida ntago yinjira yirinja nge ibamwe imbere nkaguma ku muryango sidibaga ku muryango wa muhungu ubundi kuki uguma ku muryango ubundi nkongo iki kweki ukuma ku muryango utajya winjira nguma ku muryango sida nuko mba nzi ko yinjiye sibyo sininjire nanjye barakubesha sidi ugikomanga pa ese nzovu ntabwo urarwara umutezi Toka Satani mu izina rya Yesu ibyo bintu ntabyo nzi ahubwo uzamuvuza uzi ngo guzamushiramo yewe biruwanya tuza kuzamuka yewe biruwanya tuza kuzamuka yewe biruwanya ukaburi muremure yewe biruwanya tuza kuzamuka Haleluya yewe biruwanya tuza kuzamuka we waturinze sida yewe biruwanya uhaye yakamwana umuhaye umwanya kubera vuze guca ngo biruwanya uzayizamuka umuhaye umwanya n'umugore ntaramureba yakashatse umugore asigaye atakare iyo twanasangiye atega moto vuba agahita ataha
Le sida est une abréviation syndrome. yakamwana Ubu kuri batwigishije sida we. Ahuye n'abantu abo. We urabisubiramo. Umugore Le akaza sida ari uwaka. murabisubiramo ndabaye inoti ya 5. resida Murabisubiramo ndabaye inoti ya 5 Uyashyira hariya. ijambo ngiye kuvuga. uyashyira ari Ndayashyiraho. Le sida est une abréviation syndrome d'immunodéficience acquise. ninde watoje ngo ijambo sida Ntabwo mbabajije bisubiramo ibyo mvuze. ayo magambo se Le sida est une abréviation syndrome hano ntabwo d'immunodéficience turi mu ishuri acquise. Oya, bisubiramo ngo amafaranga. bazi bibazo uyu Vuga munyamakuru ko utabishoboye Jewe ariko ntushake kuzana uyu. byo gukora. Uyu yakamwana Le sida est une abréviation syndrome haje arantuka mwana buriya bari kunduka wowe ukavuga ngo ari kuvuga ariko vuga wa amafaranga ntagambaga gumana ngo sobanuramo Ngaho reka mbabaze mu kinyarwanda. Vuga ngo serptinyuri mpyisi. seru pipyenyere kese yampipyenyuye za mpyisi ahoraga aravuga zimwibaga zimwiba baramwibye bari bazi umubare w'ibanga baramwibye rata Zakaye kandi. none se nje ndi impyisi ndamwiba nica atanu cawe ndajana urambabari inze ngano cyo birakudu ate watse inyogo y'akaraye Kigali uyu munsi tukamuha kurara murambabari nimujye kunjana za Sodoma na za Sadaraka darakani Reka tukujyane Sodoma na Gasheke. ewe gamo Tukujyane mu ndaya ziremera. nazageraho ngatebera nkazavuyo narabaye nk'ibumba nundi gikibumba se uriya mugore we dafaza Waretse ntabwo bacyana yaka waretse twakuzimanira. Turakuzimanira yakamwana karaya. cyo Imana izamundinde najaja araza ku Gisenyi aje arareba iwacu wenda hirengagize ndabizi yavuye Ni bankunze nabagurira urwabo. Naguze ijerekani baragukundaga abantu turanywa. b'iwacu cyane Buriya nanjye mvuga i Kigali kuko hano i Kigali twinywereza. Ariko nageze ariko yakamwa abakobwa bose bahuye na buju birahiruka uzi n'abashwezereza ikintu nemereye iwanyu. Shamugira urwabo rubyoshye we. nasimbutse urukiramene umukobwa leta wasimbuka nese urakandongora ndigatobotobo kandi abatezi nasi ndigatobotobo kandi abatezi natega neza ndigatebirike daforoza wayise Arega sha. yaho kanywa no kuntinya nti siwe wijana daforoza Ariko rero mugerageze Ntinyaga. mwabagabo mwe mugerageze musura n'abagore. Uri Ufite umusaza. gahunda Wenda yo uyu gusanga nguyu umugore we. wanjye. Wenda uyu nguyu wenda muruta. Ariko wewe rwose uri umusaza wasuranye n'umugore akagusazura. tujya ugasazira mu bana bawe. mama Sandrine tujya gusubirana ura n'umugore usenga ubwo mugiye gushwana rero Wewe wenda nkurusha Utangiye gutuka nzo. none se Nose yasubirana inyoga ye n'umugore. yagize amahirwe arashaka ashatse vuba sibyo kuyungu yari sogokuru wareka kazamususura Baramutseho muzehe bahizi. komera fandi majoro sogoku izi nshuti zawe ntabwo zagukoraho nje mpara Bahizi. uri sogokuru Niko bahizi. rukumva Bahizi we. bahizi Venuste kitatire cya mutabazi Haye. Yegeke. kitatire ngo citatire yaka burangiye ibintu bimaze ibisi impomba uzi kugira ngo yakamwana ashake vuba twe twarashatse kera asigaye ibiryo bishyuhije kawunga indagara ikibazo Ariko mwabantu mwe kankure mu ngofero basi mu ndebe. Mwabantu mwe inyogo yaho nshakiye umugore. Urabona narabaye inzo. wabaye inzobe Ndakaraba ngakaraba amazi ashyushye. Undi igihanga umugore nk'ici gihangara ndagapfusha Kanyigwenyekere. jereka nyambare Kanyigwenyekere. k'ingabo za RDF zirindaga perezida Paul wacu Kagame Igwenyekere neza sha. aje ndayambara Bayita nkiyanshomo mwiriregeza mwiri. nyambika ukora neza amakosa wiyire oya yaka ukoze amakosa usikabye bashaka reka nyambare Bande mu babizi. gisirikare nta musirikare ufata ingofero ngambika Ubu umusivili ntago nyiri umusirikare ndi umukomedi. uri umusivili Oya ntabwo isike umusirikare. wagisezere ntuzongera kutubwira ngo uri majoro Ukikuvamo n'ikikuvamo. ariko ntabwo uri umusirikare Ndacyari uri umusirikare. umusivili Ndi meja. mecha gute Urapinga raxia. Ngana zane sai 3 barje. Kwambaye nk'umuntu ugiye kuri teresi. umva ndagapfusha Twagira ngo ugiye kurwara. witira gibata ubu ngubu rero ushatse wamukura iyi ngofero se ntiratuma bandasa nshuti Bo gusa ndashima Imana yamaye umugore musigaye nta rwose nkasanga icyakora kiri ku meza nkabanza nyikata dushe ho gato kidogo umugore kumujyana muri dushe se
nkatamira icyakura nambaye agasomesha aragaseye umugore aragutsirita neza mujyana muri dushe njyana n'umugore muri dushe ubwo ibyo ni ikibundi mu mategeko wowe warabyigeze se umva nyine ni amategeko se umva oya kujya ako yaka n'umugore muri dushe ni itegeko ako yaka reka nkubwire iki itegeko nose yaka ninzanganogana nawe nibibaho konyoza se yarambyaye ako yaka reka ako mwe ndangamirwa ziba ziryoshye kurusha abagore akera no namukwa miliyoni yaka ibihumbi bitabari ayaje kunkara azanyicira abatipe bigeze bafite uburyohe bw'umugabo n'umugore umugore aragutsirita akagushyiraho ikinyuko mu mugongo akagira gute amazi ashyushye akagushyiramo igikukuri w'ikinyuko ikinyuko ni igikukuri kivuga neza wavuze ga basi ni igikukuri gikukuri bayishyira mu bishyimbo nta mugore wanshira mu gikukuri mu mugongo ubwo rero nawe ugiye kutwigisha ubusirimu oya ngo ugiye kutwigisha ubusirimu ngo ni iki kandi akugana n'umugore muri dushe uvuga basiga abari kundeba neza uko Imana yandemye ubwo ntidushwana rero azahera ni hahandukanyeho azaza ruguma rucikaye bya bintu byose bikutu singiye kuba umva ukuntu avuze azaza n'icyuma ngo imyaka ngo agezemo ngo niba yaratandukanye n'umugore we ngo nituyigezaho ngo azatwemera ubu turi kumwe nawe umaze imyaka ingahe utabana n'umugore wawe oya hashize imyaka ingahe utabana n'umugore wawe yagiye muri covid Imana izaba yagiye muri covid muri covid 2019 ubu covid yaje mu 2020 na 19 covid 19 ngaho reba imyaka ishize utabana ego gitare cy'amahanga yaremye aba warangiza ukajya imbere y'abantu ngo ndasubirana n'umugore twashakanye igihe ki ubamaze kubyara abana bo mwamaranye igihe kingana iki twashakanye 2009 agenda muri 2019 na 20 ari imyaka irimo zovu ndi kuko aho turi kujanira ariko rero niyo mumaze mutandukanye nayo ni myinshi ubu dusabara cyagufata neza akagushyuza mu gitondo akagira gute umunsi yagize abya abana babiri ntakubona baby zavinge nzapfa usibye n'izuba n'imvura ntizagwa abantu wacyuwayewe njenjaga ariko meruka tuzana na Jody wawe ubu ngo bari Canada cyakimasa warakigurishije harya yari baracishe bazanzovusha baracishe njuti yanjye mbyibutse yarafite inka nziza ariyo mpamvu numvaga nta muntu nababarira ndavuga wenda Imana ariyo barakibye baracishe niyo baciye bakakijana barakibaze barakitse banyuraga hanasanga amayezi ibintu byose barakajya amababi gabyo yarafite inka nziza sha ubona ko ari inka rwose yahoragiye hazi yakamwe sinaziragiraga cyane pe twagiyeyo na Jado umushumba ni rutura ariko hari umuntu nzanyabo umunsi gumwe kuko itonde hari igiye kuzabya yela Imana iramutse ikoze ibitangaza ikakwereka umuntu wakuriye inka wamukoye kikoko jewe Imana kubera ko Imana iri mu ijuru iri kure zanje shakiranye n'umuntu wakoze ibyo inka barakobetwa n'uguhita nzana process oya hari side zikarishe hari side bambwiye ngo utunganyiriza nkayi gahinguka hano nayi mucomekamo ngamukamo ngahita mfundikira akayo abagwa yagiye inka rakapfusha rukara arya ni asikuni yambabaje ni Jesu wenda njewe ziriya nka barazirose baraje barazica barageza bazitamikaga icangwe bashiraga niba rurukukuri rwavaga muri Amerika niba ruruku noneho njewe inka ya mbere nayisanze micangwe kini cangura kiza bari bayirose sanga micangwe kiri mitsatsi z'abakobwa kumva iramba basarinda basanze mushashi inka waragiye ubwatuzi ngo yarishishe barayasamura gugwasa bakagwasamura bagatsindagira boga tsindagirwa mu mwobo baraguye mu cyesha abantu bafite ubugome umuntu wari inka zinyogoye umuntu wanyiciye inka rakabambwa kusaba
yabambwe abaturira inyuma ubu bari kurya imbere ngo gakubitwa n'inkuba nk'umwanya bazajya zazindi zamushwe ntibazagiye mu nzu bo kababara shaka cyo kwa ntureba abantu baba bazi cici je buranarababaye ugira ngo burasirikire kubabariraho nzababarira umuntu wunjutse bikandakaza nako babari usi kwicinga ariko umuntu wakuririye inka kwicinga igukamira kandi wasanga wundi wayiriye waramukamiraga iyo utunze ubushaka kubaka inzu nziza irimo byose si babimvukije barakazazanirwa barakabura baragatura mu gacata ese nzovu ari umugore n'indangamiro ni nuwe muntu uryoha ugira gute indangamirwa ziba ziryoshye indangamirwa ni iki n'umugore wawe utunze umugore wanjye mfite se umugore wanjye niwe uruta izo ndangamirwa kuko umugore wanjye aba yarambyariye umugore wanjye akamfura ipantaro umugore wanjye akagira gute indangamirwa ntacyo imaze indangamirwa kubera udasubirana nawe kandi ari iyo umugore wanjye tugiye gusubirana indangamirwa naraziretse hari indangamirwa y'ibihumbi 400 nashaka kuvuga hano imbere ya kamera indangamirwa ikambye inzara ikajya uti kankubita indangamirwa nta kiza cyazo ntacyo indangamirwa nayigiranya n'umuntu wariye inka ya inyogoye bose ni bamwe kereka wabashye niyo mpamvu ndashaka mu nda kuko inda yinyibye nayica igihanga oya bari abantu bose ni bamwe ntabwo nzi ukuntu bameze ingorata ni bamwe rata rata inda ikwibye indangamirwa ariko njewe buri inda ikwibye nabo bakora n'ibisambo Zovu inda ikwibye ntukanarakare wayijaniye bura nanjye Imana imbabarire inka yarariwe Imana imbabare kuvuze ngo nayicishe umva inka yarariwe Imana yayiguhaye izaguha n'indi yego tugana ku musozo rero katubanze dusengera iki kiganiro na tena tunashukuru sana hari yica n'abayita Cynthia Cici turabatumirwa turabashyitsi uyu munsi ariko mugiye kujya mutubona umunsi ku munsi uyu mushiki wacu tumuzamure channel tuyubake cyo tubasabye bakunzi ba Cynthia Cici inkunga yanyu mukore subscribe share nyinshi na comment ikindi mutajya gukanda kuri yanzoge ubungubu turabashyitsi ariko ubungubu turabasangwa tujye kujya tugaragara no kuri icano every time tubashiriraho ebana content zigiye zitandukanye ariko njutiza mugiraga umutima mwiza ndabarahiye mu izina rya Allah subhanahu Mwenyezi Mungu uyu mukobwa si mubisagira umutima mubi umutima mufite ni ngugwe muje muramukunda buri munsi ewe ndagafusha ruka ntabwo majagira malembe muzamukunde nguko mufite umutima tukanango wanareka Nzovu adusengere asante sana Mana shaka byose Mana nkunda niyo waremye isi n'ijuru Mana nkweretse abanyarwanda ndabakwetse kuko ute burezi n'ubwibanza nkweretse abanyarwanda nkakwereka na perezida wacu udukunda wa Repubulika yacu y'u Rwanda Paul Kagame Mana shaka byose nkweretse YouTube channel niyatugaburira YouTube channel nkweretse YouTube channel ya Cynthia Cici TV YouTube channel barimo kwiba muri iyi minsi yakamwana yabaye umusike muri Kongo ubu nta kazi afite n'umusekirite mwamuhaye akazi akarinda YouTube channel yanyu ko nta muntu wayiba mukaza mumuhemba buri kwezi Cici yakamwana keneye akazi k'ubusekirite azarinda YouTube channel Mana shaka byose kandi natwe tuba twavuye mu ngo zacu tugenda ku byuma by'abazungu hari Nzovu hari yakamwana hari inyogo yiwe yatutse Igisenyi arasubira mu rugo rwe amahoro mweretse na cameraman mweretse n'umunyamakuru wacu turi kumwe baze gusubira mu ngo zacu izabo amahoro mbigusabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina icyubahiro cy'Imana kibe mu ijuru aleluya